Welcome in Paris. Tukaba turahageze rero. Hobe abiwacu. Ndi kumwe n'umuvandimwe. Gahunda zigiye gutangira, tugiye kubabwira byinshi ku Bufaransa n'ibyo mwibazaga bikora bite biba bimeze biti. Ntumije kure, turagomana mu kanya. Po. Turi kumwe cyane. Twabitangiye. Twogiye kubasuhuza ku Ruhimbi podcast. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa, ntabwo ntirwa mwintroduce mwese muramuzi. Ahubwo Digi twagize mu Bufaransa, nyaboneka mfasha kangaka. Tazicwa n'inyota watugezemo Ku nyota yacu. Turyoherwe Ku buzima bwacu. So twageze rero ku Ruhimbi podcast. Reka mbarike abanza basuhuze Dig. Nanze kuvuga izina rya rindi batazi. Uraza kuryigira. Ndabasuje mu kivandimwe nkuko bisanzwe iteka. Ni Digi Jean Bosco, Papa Digital, umwana wo kwifishi, umuvandimwe wanyu. Ndanezerewe kandi ndishimye cyane kuba ndahangamura aka kanya. Ngizi ntacyo zanjye rero. Yes. So Digi mu gutangira rero. Uyu munsi turabaganiriza birya batari bazi. Hari byinshi wagiye uganira ariko uyu munsi urabaganiriza bimwe utigeze uganira handi. So mu gutangira Digi ninde? Digi rero ni umuntu umaze kuba munini mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko uraho usanzwe umujama umujene nyine umutipe uraho ngo ari kwishakisha mu buzima busanzwe nk'abandi bose. Ariko iby'agatigito byo tutagiye kugenda tubivamo gake. Amazina yanjye asanzwe y'ababyeyi ni Norbert Regero, nkaba ntuye mu Rwanda, ariko muri minsi nyine urumva ndanga kubera feri z'akazi. Ndanishimye cyane kuba mwampamagaye. Rwose ni byiza, inshuti n'abavandimwe byanze bikunze abo ntabashije kuramutsa mu bo twahuye. Uyu ni umwanya wo kugira ngo mbahe yambu. Nanjye rwose tashya bibo mu rugo babwira uti yambu. Aho rero ndi umuhanzi mu buryo bw'umwuga, nkaba nkora ikinamico yanditse ica kuri radio, ikinamico ikinirwa mu ruhame, ikinamico ikinanwa n'abayireba, donc participatory theater. Nkaba none nakora iyindi théâtre nakwita ko ari one man show, umuntu akina yikinana. Hari abavuga ngo kwiki ntabyo twavuga Kinyarwanda kamubwire tutaranakomeza. Ufite hari amagambo tugomba kujya twemera. Nta cyumweru gishize hari umuntu twapfuye ijambo gusoza. Oya. Nari nimubwiye ati none se urarangiza ryari? Ati ngiye ndangiza natangiye iki? Ku rundi ruhande urumva nyine umuntu asoza ikintu cyatangiye, ariko cyane nko mu bikorwa runaka. Hari ukuboha igiseke umuntu aragisoza, hari ugukora kuboha umusambi umuntu arawusoza, hari ugukora akazi umuntu arakarangiza. Urumva ko Ikinyarwanda hari ukuntu tucyangiza mu byoroshye. Niyo mpamvu hano ku Ruhimbi turakosora mu byoroshye, ntacyo bitwaye. Kandi Ikinyarwanda tugomba kukivuga, noneho hakabaho ukivuze nabi bakamufasha, kuko urumva hari n'uwo muzumva kumva aravuze ngo natabibonye ubu ntiwamukubita. cyangwa intoki ziraryoha igitatu cyangwa igihine n'igitanu. Ibyo ntabwo yabizira. hari benshi bakunda kuvuga intoki. Nuko twibwiriro nuko ukora ugeze kuri one man show. Nkaba rero hari théâtre nyine izi zo kuri radio nazivuze, izo muri salle nazivuze, théâtre zo mu ruhame nazivuze, hagahita haza none ibintu by'ama audiobook. Ni ukuvuga ngo umuntu yanditse igitabo cye cyiza cy'inkuru runaka, njyewe ngishyira mu buryo bw'amajwi kugira ngo mfashe abatabona cyangwa batazi gusoma kumva inkuru ziri muri icyo gitabo. Tujya muri studio tukakirikodinga, uri mu modoka, uri muri hoteli, uri mu rugo, ukaba ushobora kumva iyo histoire cyangwa se iyo nkuru y'icyo gitabo. Hakaza kuza amapublicity. Ngira ngo abinahangaha wenda bamaze igihe baje cyangwa se abakiri mu buryo butandukanye abareba ama projet yo mu Rwanda bagiye banyumva amapublicité menshi atandukanye, n'ubu turabikomeje. Hakaza kuzamo noneho n'ikindi kijyanye na consultance mu bijyanye no kwandika inkuru ntoya z'abana, cyane udukuru dushushanyije, udukuru tw'udutabo duto ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko byose bikaza berekejwe na sinema. Kubambona muri Papa Sava ngira ngo mwarambonye,
muri Seburikoko n'izindi projet nyinshi za Zacu TV. Inama mwamureba Canal Plus yo mu Rwanda hari ukuntu tujya tubigenza tukayibona. Rero abareba Zacu TV bakagombye kuba bambona banyumva, hagahita haza n'ikinamico zindi zitandukanye abo tutari duherukanye cyangwa abo bagiye bayumva muri za 2003 na 4. Ikinamico yitwa Umurage nayikinnyemo, ndi muri Museke we nyinshi zitandukanye za Nayombi ni byinshi nk'uko bikaza berekezwa noneho n'ubujyanama mu bijyanye na consultance cyangwa se gufasha abantu mu bijyanye n'ubuhanzi, kwandika filime. Ko wanze kukaba uruganda niko urwo ruganda rujya kukuvukamo. Yego, urabona twese twiga primaire tukayirangiza, twese akenshi iyo utarota kuba padiri uburota kuba perezida cyangwa umusirikare, umuntu ukomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Norbert yarotaga iki ari nko muri 6e secondaire? Ngiye ntababeshye rero, ntabwo ari bimwe bya bindi umuntu avuga ngo ngiye ngo nyira agahinja ngo ndi mu nda ya mama ngo nateraga imigeri mbyina. Oya, byaye ni ngo ngize imyaka 3 ngo nkajya mbyina ngo bakabona afite talent. No, cyakoze ku myaka 7, 8, 9 njye nakoreye muri eglise. Nakoreye muri eglise, hari na kanoni za kanisa ziri hejuru cyane kuko grand-père yari yoboye icyo bita mission. Ubwo barebwa izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Twebwe tuvuga ngo Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Mwari abadivaniste umunsi wa kanahe wa karindwi gusa uko isi rero igenda ihinduka niko hagenda hazamo akantu k'igisirimu. hari nk'ushobora kujya kumva ngo yitwa ngo Hasani, ari umudive. Oya, umuhasani ari kunywa ji. karabaye turumirwa. Nta mpamvu ntago tukibishyiramo imibare myinshi. Abo rero mu buryo bwo gukorera none muri eglise tukajya muri Ecole du Sabbat, tukorana n'abandi bana, tugafata imirongo muri Bibiliya mu mutwe n'ibindi byinshi. Nkura gutyo nza kujya muri secondaire, ariko nabaye mu rufeto buriya mu baskuti. Oui, scout toujours prêt. Nabaye mu skuti ngundagurana nabyo, tuza kwataka secondaire. Mbere yaho gatoya rero muri quartier buriya twari dufite abandi bajene b'abartiste. Uzi umuntu witwa Kayaga. Kumbaza ngo ndakuzi, ariko kumbaza uriya musaza uza amaproje afite mu mutwe we ya sinema noneho. Nibyo hari Kayaga urebe Norbert hari yatantumye, ariko numvise twanaganiye ejo bundi turi Nyamirambo yitwa Marangi, ndaza kuba gukumbuza ushobora kutaheruka. Tuganira ambwira kuri ibyo. Kayaga buriya dusa naho tugabana umuyenzi. Iwabo n'iwacu biragize, atangira gukora ibira by'amarege muri za Jadobs. Abarasta bungira ngo bahise bakurura muri iyo myaka. Uzamurindi wa gitari ambere yacurangishije buriya yari ikoze mu kantu kameze nkaho ari akabaho, ariko ifite imirya y'intuza ya firiga. Kayaga bisobanure bro. Urumva rero ubwo nicyo nashaka kubwira. Ubwo bakayaga babaga bari aho ngaho bari kwataka, bari gushakisha uburyo bwo kwiga umuziki. Witwa Isati Basumba, ushobora kuba waramwumvise, yakoraga ku Ijwi ry'Amerika. Nawe yabaga muri quartier. Witwa Kibanga ari gukina muri Museke weya, n'abandi benshi ba Odari bari mu Murage, n'abandi bakinnyi benshi. Quartier yacu ifite abakinnyi. Ni ukuvuga ngo hari amadepartement yabaga hari abakina umupira cyane. Baroma urumva babaga hepfo gatoya hano usa n'usatira za Kabusunzu. Hari ba Murangwa barimo kwataka nayo mu bice bya hano hafi yo kwa Gisimba. Hari n'abandi bakuru bacu bakinanga muri za KVC ikijya kuza. Twirumva twara abapeti, ariko tugenda tubona nyine ukuntu ibintu byahati bizamuka. Aho rero niho ku ishuri twaje kujya mu by'abaskuti. Tujye mu by'abaskuti ku ishuri, abize kuri Saint André barabizi. Dutangira ibintu nk'ibyo byo gutangira gutekereza utuntu tw'utu activité n'ibiki. Uranabanje no kuririmba. Uraza kutereza na ka kapera. Bigorana ariko turagerageza turebe. Nabanje kuririmba, ndirimbana na Nyamitari Patrick. No. Oui.
n'uwitwaga Gerard je pense bashobora kuba ari mu Bubiligi mu rugerero si voilà n'abagatera n'abandi muri Skywind noneho tugeze aho tuza kugira icyo nakwita umurongo noneho wo kuhitamo icyo umuntu agiye gukora mu buzima. Natekereje kubanza kujya gukina basket mbona ntago nahegera kuri panier. Ndavuga no uri muremure cyane kunsumba. Ndavuga no uburebure bwanjye rwose n'amadenki ntago bi. Ntekereza gukina volley narashoboraga n'umupaseri mwiza ariko nkabona ntabwo ikuze cyane ntabwo ari ikintu kinini abantu bazahita ba abahungu twese muri la generation ntabwo volley twayimvaga mu cyane byari gakeye. Handball narayikundaga kuko muri quartier yacu buriya hitwaga icyo bita Nyakabanda handball club yarakinaga ku rwego rukomeye cyane rero mbona ntabwo bizakunda ndavuga nti reka rero ngewe nigire mu tuntu tumeze nka comedy ndigushaka kubwira ko nabitangiye ngewe nkuze muri magambo makeya ntabwo nari nkiri muto ubwo muri quartier dukora icyo twa The Patriot Drama Group abantu bazi Amanatari yari umutoza w'abakinnyi kuri Radio Rwanda icyo gihe itaraba RBA Kirore Foro noneho dukoraga club tutangira gukina uduteyata turakina ku buryo muri 2003 twanyujije pièce ya mbere yitwaga Iyumvire kuri radio. Icyo gihe basamusubi nibo baraba star banyura kuri Caisse Sociale iriya seri yabo bari no kwataka nabona n'umupapa witwa Habyarimana Charles voilà iriya periode ndayibuka ari nabwo na Kennedy papa Arthur nawe arimo arahansonera ariko icyo gihe n'amashirika rimeze neza kwa ba Simon ba Sande bakuriwe na Hopazenda Rutura bariya bose kamubwire twarabanye ko mwiriya myaka urabona na ba Eric Kabera wakoze Rwanda filime uramubona iriya periode niho Eric Kabera yari amaze gukora 100 days sinzi niba warayirebye no nyuma yaho ari bari abasore bose bari kumwe nawe donc ba Sande Simon na team yose baza muri production izi filime zakozwe kuri genocide hari ya mbere sometimes Nepal yakozwe na Raoul Peck irimo ba Idris Elba abantu bayikinnyemo nyuma yaho haza Shooting Dogs twakoreye kuri Eto nyuma yayo haza Indi Manche ya Kigali yabereye hariya kwa Murindi One Love nk'ibyo hariya nyuma yaho haza Shake the Hand of Divo nyuma yaho nge niho naje kuva bariya bose uvuze Murindi One Love guza ibintu bihari ubu uzaguhaga foto rero ari ahantu njya nibuka uziko wardrobe nakoreragamo ariko kivuga muri indi bitayibuka kahoshi umuziki batimburiraga hariya uva iki kiganiro simbizi niba turi buze kubasha kugisoza niba turi gukora amaseri iriya periode hariya zamu iyo myaka nkubwiye nibwo hatangiye kuboostinga amatara adasanzwe. Hope niwe wari ikibamba niwe wari ukuriye mashirika yego umva no bari abasore rero bose twarabanye noneho njyana nibuka dayeri kugira ngo dukomereze aho ngaho ari kuri Murindi wa Japan ngiye niho hanyuma nakoreye yego njya nibuka umugabo witwa w'umurundi waririmbye indirimbo ivuga ngo Simoni yitwa Simoni yananiye yitwa sekiyaga iriya barayibyinnye cyane abajene babyinaga muri za Bad Boy na za Good Guy kuri stage uriya mugabo rero nawe twari kumwe i Kigali kiriya gihe we yarashinzwe ndibwira yari architecte ibintu nk'ibyo ariko architecte di cinema wardrobe yanjye niye byarayibanaga aho rero niho natangiye gutekereza umurongo noneho nge najyamo muri cinema ariko si ntibigeze uza no gushaka kuba umufigiro yana no umupeti jena no umupeti tarangiriga ntago ari ukuvuga ngo ni kwa kundi uvuga uti mfite ambition cyangwa mfite umurongo hari ibyo nzakora no nuvuga ngo jena rinze ndangiza secondaire ntarafata umurongo wo kuvuga ngo nzakora cinema cyangwa nzakora theatre mu buryo buri pro ahubwo icyashe gukunda ni ikintu cyitwa umurage umurage ni ikinamico nshaka kuri Contact FM no kuri Radio Rwanda icyo gihe niyo yatumye ibintu bimera nkaho bikubise
turayikina plus de 312 épisodes. turazikora nyuma hazamo Gracier Papa Sava reka mfunge iki gitelefone umbwire neza ko Papa Sava aho ça m'intéresse. dukinana izo episode 312 zaje kugera turakora n'izindi. Iyo projet ntago ari ya Papa Sava au départ. Non, yari projet ya PMC, Population Media Center. Noneho turakora na Papa Sava ariko akaba afite ikintu cyitwa poesie hejuru. Urabyibuka akora ibintu bikaze. Twebwe ikintu twamumenyeho ni urubanza n'Imana. Ndaribuka narwumvishe ndandiko champigny silma. Iyaba utari bufata indege uyu mugoroba nari kuhakwereka. Ewe nta kibazo imitima iri kumwe umuntu wese se ko zagaruka. Noneho atangira kubera ko afite ibyo bisigo bye, akora poesie, akora n'ibindi bintu kandi dukinana kenshi dutangira kujya ku matere. Tukajya tujya muri interieur gukinira abantu ikinamico ishingiye ku bindi imyumvire bla bla bla. Birakora ariko umutipe akafite umurongo wo kuvuga ngo reka njyane n'igihe mve mu bintu bimeze nkaho ari ikimeza cyangwa ibi lokali cyane ntangira gutekereza na YouTube. Donc YouTube yaje yatangiye gusetinga ariko wibuke ko yakinaga muri Seburikoko kandi Seburikoko ica kuri televiziyo akajya anyuzamo akampamagara bakankubita akarore pa agashota nkabona trasheje pa nkagakubita akabona tusha mu magambo make nagiye mu bya sinema ngiye nkuze ubuhanzi mu buryo bw'umwuga n'ibintu nagiye mu nkuze mu magambo make nagira ngo wewe ndi umurongo w'uburyo nabyinjiyemo ntago ari kwa kundi buvuga ngo nabyutse mbifite mu mutwe biraza byagiye biba develop. Noneho ni ryari wicaye uravuga ati ibi bintu byantunga? Nabitekereje ubwo nanifashe initiative yo guhagarika akazi nakoraga muri nzego ziri administrative kuko giye ndagiza secondaire twabaye bahise badusaba tujyana amadiplome yacu baduha akazi ntabwo twigeze tudepose. Buri centre de santé yagombaga kugira umuntu wize ibyo nize. Noneho tunaba baki bivuge ngo ibintu nize nta muntu wigeze ashoma mu buryo bwari bwo bwose. Tujya ku centre de santé dukora akazi turakubita ariko kuko nari mfite backup yuko kuri contact banyumvaga nyine nkora ama publicité ngira gute Lion Manzi ndamureba MC yaramamagaye alo di bite Nobel bite ni byiza uri he ndavuga ngiye ndi ku kazi ndamubwira muri internet no gute ngwino ndagenda amwita publicité ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane jango ati petit ufite tara ugomba gutekereza uburyo tarawe ibyibushye kuki wagiye mu cyaro ntabwo yagenda mu cyaro ndi guseva nyine abantu bari muri interieur ndi gutanga service mu bintu by'ubuzima ntabwo ari byiza ariko boneka ntangira kugenda mboneka kwita publicité ngasura ku kazi ngashota publicité ngasura ku kazi naje kugira challenge yuko akazi kaje kuba cash akazi kaba cash ngomba kuzuza inshingano kuri reportinga kugira ibyo nuzuza bya buri munsi memberwa kandi ku kwezi nkanagira ukundi kuntu projet ndimo z'ubuhanzi nazo nuzuza inshingano mbona byatangiye kuba birebire hano nkakora neza mu buryo bw'umwuga nano nkakora neza nza kugisha inama abavandimwe n'inshuti barambwira bati no nta kibazo ibi urimo nubwo biri administratif nubwo ari ibintu by'amaserivisi ari publique ariko ntacyo bitwaye uramutse ufashe umurongo w'ubuhanzi ntute ivole urimo ahubwo ukagira backup yo kuvuga ngo iyi departement ukoramo uyikore mu bundi buryo nuvuga ubikore mu buryo bw'ubuhanzi kuko byaga bishingiye ku bintu bya IEC donc éducation na information na communication ndavuga okay bizahura niba nashishikarizaga abantu kwirinda ibyorezo kwirinda ibiza kugira isuku ubuzima bwiza kwirinda indwara bla 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 gukoresha neza amasupanete ngiye gutangira gukora ama content abikora n'ubundi leta niba iri guha abantu akazi ikampemba ku kwezi ndi potinga ndi gukora muri ankro y'umurenge ngiye kujya kuri radio na televiziyo bajye bampa akazi mbikore no ku rwego rw'igihugu uraburi muri za gahunda z'ubundi mbijyamo gutyo biratangira biranakora kabisa biranakora twakoze mobilisation kuri malaria kwirinda sida ukoresha agakingirizo bla 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 ibintu byinshi mbona n'ubundi aho navuye ni nkuko navuye kuri A
nkajya kuri B. Mbasezeye gutyo ako kazi ntangira gukora ubuhanzi mu buryo bw'umwuga ariko ntarajya muri sinema. Nari nunzwe n'iki cyo gihe rero nakoraga publicité ngakora n'ikinamico iyo mu ruhame n'ikinamico kuri scène no kuri radio. Birakomeza nibwo Papa Sava Gratien yaje gukora YouTube. Atangira buriya nubwo mubona muri Papa Sava harimo abantu barenga 40 ntabwo bose ari batangiranye nabo. No, yatangiranye na Ndimbati bakora duo ari babiri. Barakubita baza gusanga Papa Sava agomba kugira umugore bien sûr. Ahita ashaka Mama Sava. Basanga ku rundi ruhande bakeneye umuturanyi. Ahita yikubitamo bafufu. N'abandi wibaze ko nge nagiye muri Papa Sava igeze kuri episode ya 37. Reka da. Oui. Nagiye muri kuri episode ya 37 mu gihe tumaze gukora ama episode 1000 shishikariza buri muntu wese kwanza. Reka tubahereza amashyi n'ukuri. Amashyi twakayahaye abantu bose bakoze subscribe. Umuntu wese wakoze subscribe yaradufashije yaduteye inkunga kubera ko dufite ababone miliyoni irenga. Ubwo urumva rero niba uri muri abo bantu rwose bakanzeho waduteye inkunga warakoze cyane. Niwo mwanya mbonye kugushimira mu mwanya wa Papa Sava wagize neza kandi mukomeze mukurikire nkuko n'ubundi kuri channel yacu channel yanyu Uruhimbi podcast intambwe ya mbere mu gihe iki kiganiro kukireba mbere yo kuduha igitekerezo ujye kubanza ugakanda kuri subscribe kuri s'abonner et puis ukaza gusharinga ibitekerezo link abandi ukakora no kukazogera kugira ngo n'ibindi biganiro bizajya biza uzajya ubireba mu bambere. Bibutse ko nta kintu bisaba. Umva yababwiye bamwita digidigi no gukanda cyangwa se abivugiye mu ijwi rya digidigi muri hore ya digidigi. Bana ba mama nugukanda kuri s'abonner warangiza ugakanda ku kantu kameze gatya ugahita ukanda kukazogera ubundi uraba ufite rwose access yo kujya ureba iki kiganiro mu bambere nta kindi kibazo kibaye. Ikindi ukaduha ibitekerezo aho wumva byagenze neza ugakandaho nawe ugatanga igitekerezo cyawe ariko cyubaka birumvikana. None ibindi byose tugakomeza mu kivandimwe. Mwamwumvishe nguyu ni digidigi wanyu uyu munsi. Reka mbibutse mwebwe mufatiye ikiganiro aha ngaha ubu ngubu turi Paris niyo mpamvu uri kubona ari kwirenza Cave de Messe. Umwana wo mu dive twamunywesheje umuvinyo. No ntabwo ari kuvuga ngo nuko Yesu ageze ikana ahura n'abajene benshi bari barimo cyane n'abashomeri ngira ngo kugira ngo abantu bakwiruka inyuma. Yewe nemera reincarnation buriya kiragiye nari mpari. Tetera afite yendi wa mutipe uri igiti. Oya uriya mujene ni wonke wanjye. Nuko dufite icyo dupfana mu muryango. Urabona abantu abitwa ba Zebedeyo. Uretse ko tutari twegeranye cyane. Zebedeyo byawo mu gacyamo hirya urenze Galilea mu gatoya. Umanuka ku hantu ku gasantere ahantu bacuruzaga. Si byose harya bya Madarena byakundaga gutegera abajama tarahura na Yezu. Aho. Sose turatuye. Uribuka cya Papa Sava cyahotsaga imigati. Oya yarataratangira kotsa imigati ahubwo yakoraga y'amashambusho mu birayi bita ibintuzi ibira Papa yakoraga ibipapa. Papa daha ngayo gukorero nuko urumva rero aho twari tugeze nuko byaje kugenda. Ubwo rero bikomereza aho ngaho twari tugeze. Mwamubonye wa muhungu ry'ibidaha. Nibyo navugaga rero tuvuga iby'ikana ku muvinyo nuko Yesu yari yahasanze abajene birumvikana abantu bamugenza inyuma imyaka 40 ingahe bakurikira bakurikira ijambo ry'Imana. Harimo bamwe n'abashomeri burya benshi. Harimo abashomeri barabumva ba Yohana Umubatiza bari batunzwe no kubatiza kandi icyo gihe ntibishyuraga. Urumva ba Petero iyo akubatizaga bagukubitagamo tips. Barajene bakoraga amacapati. Imigati. Afite naho ngaho Papa Sava yakuye igitekerezo noneho biza nawuza kukibonamo nuko turakumenya. Oya Papa Sava igitekerezo cyavuye mu bintu byari bimurimo yumvaga atabasha kubibika kuko ari no guturika. Kubera ibabo baryaga ibirayi byinshi. Arangije ati ibi biboro ntabikwemo ibiraha Kiliziya ntabwo yakomeza kubimwe. Arangije rero ubwico navugiye umuvinyo hariho kwisobanukirwa no gusobanukirwa ibyo ari byo nkuko gico nemera
nuko umuntu agomba kubaho uko abyumva kandi uko ashaka bitewe n'imyemerere gusa kanoni za eglise tukazubaha cyaba ari ikibazo iyi divayi mwampaye isembuye oya reka mbabwire dufite amacupa abiri iyi divayi ntabwo isembuye cyari kuba ari ikibazo rwose batabona agasagarya bakagira ngo ni kuba igisembuye iyiyo uyinyweye pe gerageza wirwaneho isiri duhiri umutuku gerageza wirwaneho noneho rero ahubwo dufatireho edayeri yego donc winjiye muri Papa Sava yego ni ryari wahagaritse complètement kuri ka kazi leta yari yaguhaye ntabwo ari ukuvuga ngo nagahagaritse complètement ni ukuvuga ngo ni nkaho nahinduye departement navuye mu kazi ko ka buri munsi njya mu kandi kazi kameze nk'akarimo gashingiye ku bintu bya consultance kuko twakomeje kumubiriza abantu kuri malaria sida n'iki byose ntibyari bigoye kuba wari usanzwe ufite agashahara k'ukwezi none ukibona kuko ibyo bya artistique ntabwo byari bigoye nuko umunyakiraka kameme ntabwo byari bigoye no guhemberwa ku gipande nibyo ariko ku rundi ruhande wibaze ngo niba habaye impamvu zo kuvuga ngo tuvuye hano tugiye reka mvuge nka biryo wenda nka Nyamirambo ya hano mu gihe nk'inyamagabe y'ino charge zose ziba ziri kuri bo en fait ni ukuvuga ngo we baguhagaye hoteli nayo kurya warangiza ukarya bya biraha twaryaga ku bwa Yesu warangiza ukajya no kurara kwa ba Petronira barya bakagubita n'ikofi nese urumva nabaga ndi mu nyungu kuryo nukuvuga ngo kamisiyo kamwe yego wakuragamo ayo wakuraga mu kwezi ahandi bishoboke ko rwose igice cy'ikindi gice cy'imisiyo byashoboraga kuba byavamo imibyizi nka 10 n'ingahe hahandi gusa amabareme yarazamutse naho ni byiza ariko urumva icyabaye habonetse ama opportunity menshi njya mu departement menshi none mbasha no gufata ibitekerezo byanjye biha abandi ndaguka ndakora ibintu bigenda neza muri make ni ukuvuga ngo ni nk'ubufatikanye nta cyahindutse ni nko kuvana ikintu muri uyu mufuka ukagishyira muri uyu icyahindutse ni amadepartement okay none kugira ngo dukomeze tugenda gake kandi nanone tudatwaye abantu bacu igihe kirekire yego ubundi mu Bufaransa waje muri gahunda bien mu Bufaransa naje muri tournée ya théâtre bita Petit Pays ariko ni ikinamico ikinnye mu Kinyarwanda n'Igifaransa ikina kuri histoire y'umwana witwa Gabi ngira ngo abazi Gaël Faye mwahise mwumva icyo gitabo kirahari mu rurimi rw'Ikinyarwanda na filme irahari kuri Netflix ku muntu wenda utarabashije kugisoma yagishaka akagisoma cyitwa Petit Pays gahugu gato kiranakoze kiri no kuri iCloud gahugu kaniniya mu Kirundi yego kiranahari c'est pas gahugu kaniniya voilà tu vois kiranahari kuri iCloud umuntu yashobora kucyumva kuko twakoze audiobook ninjye wakoze na narration yacyo kuri Audible umuntu ashaka kukibona je pense pas ariko twazabasharinga amakuru cyangwa kuri Spotify par exemple ufite amakuru yaduha muri commentaire atwandikira ahantu umuntu ashobora kukibona akasangiza amakuru abandi aho rero nibyo twajemo twari turi Nantes umwaka ushize twagiye Avignon muri festival ya Avignon turagikina kandi birakomeje umuntu wafashe umwanya agasoma kiriya gitabo yumve yuko iyo théâtre iki ni igitabo du début à la fin mu mapaje yose turagikina ntabwo ari texte ku yindi kuko urumva abahanga harimo witwa Fabace Frédéric afatanyije na Dida Nibagwire baricaye n'indi timu nini batekereza kuri icyo gitabo na GF birumvikana natwe n'abandi ariko bikozwe niyo timu nyine technique baricaye batekereza uburyo igomba kuba adapted noneho ikavamo théâtre havuyemo isaha imwe n'iminota 44 hafi 45 idahagarara byane byo kuvuga ngo abantu ngo bagize uku abayirebye wenda bazababwira iyo théâtre ni théâtre nziza pe ni théâtre nziza iravuga amakuru iranaviga igitabo ikajyana abantu kugira ngo umuntu ayirebe ifo gutegereza andi madate muzagaruka yego tuzabamenyesha mu minsi mike kuko rwose uburyo ifite umwimerere wayo sinzi ko binoroshye kuba wanayibona ahandi hantu hari ubundi murimo murakinira hehe twari turi gukina Nantes kuri Mix ni sale nshyashya mufite public imeze gute twari dufite public yakira sale yakira abantu igihumbi hagati y'igihumbi n'igihumbi ariko
sare yaruzuye Mwarabyujuje. sare yaruzuye bati bitese urumva kuko nta yandi mahitamo yarahari twagomba gukora tugataha ariko sare yaruzuye Nantes Avignon yari yuzuye ngira ngo umuntu wese wageze yabasha harya Avignon hari mu kwa kangahe? Avignon hari mu kwa karindwi ku mwaka ushize Donc ubu muri uku kwa gatanu mwari Nantes. yego Ubwo kuri programme kuri agenda andi madate ni ryari? bon date nizira bafixé neza abantu bari mu Bubiligi umwaka utatu bagezeho mu kwa gatatu abantu bari mu Faransa n'ubundi hari ibindi bice tuzagaruka no mu Suisse je pense oui tuza dufite hafi tourné y'ukwezi amatariki tuzarivurwa kuri Petit Pays nibyo none se wankundira ahubwo noneho tukajya ku yandi ma projet yawe ari ama projet wamaze kurealiza ari nayo uri kuteganya kurealiza en tout cas nziko mperuka kubona wapostinze akantu ka Paris to Rwanda yego umudiaspora na ATM na ATM wambaye urugofero ufite n'ikibaga kiriya gikapu cyarimo kashe iriya yarimo kashi nyine mu diaspora kuye muri Afrika ajyanye mu kuye muri Paris ajyanye muri Afrika mu mucungiri Kanombe araza no si kashi pinga mbere yo kugera i Kanombe tugorore iyo ngingo bana ba mama kiriya gikapu kirasemboliza bagage cyangwa se icyo umudiaspora akura muri Europe twatekereje France kuko ariyo narindi hano Paris agiye muri Afrika ATM isemboliza imitekerereze y'abanyafrika expectations bagira ku mudiaspora bumva yuko yaje nk'umuntu uje harabumva ko bamuryama ku mayero harabumva ko ikintu cyose ukoze ugihinduka amafaranga harabazi ko mufite akamashini kayakora harabumva ko mufite ibiti byera amafaranga izo expectation nizo nari natekereje yayasoromye yariyuhagiye yayaryamyeho dore no mu mifuka yuzuyemo nizo nicyo nashaka kugira ngo ntange muri iriya pièce ni pièce iri mono ikinwa n'umuntu umwe ifite iminota 30 hagati ya 25 na 30 ariko ikina ibice bibiri ikina igice cy'u Rwanda igakina n'igice cya Europe ariko isa nifata abanyafrika muri rusange nabo nyuzamo nkabaho akantu ko hari abavandimwe abarundi dusangiye amateka mu kuntu hari abakongomani abanyakenya abatanzania aba bantu benshi urebye abanyafrika dusa naho dusa nk'abajya gusangira experience kuri ibintu by'uburyo twumva mu diaspora rero gutekereza mu diaspora na ATM nuko numvaga ngira ngo sangize amakuru abantu nasize mu rugo uko twe tubona mu diaspora n'uburyo mu diaspora ameze n'uwariwe gusa simuzi ariko ibyo byose hari kuri terrain nkagira ngo kandi nongere nere ku mu diaspora icyo umunyafrika amutekerezaho amuvugaho uko amwumva ntekereza iyo pièce nyibikunda mu biganiro turi kugirana n'abantu batandukanye shobora kuzagaruka ngakora tournée nkayisharinga abantu bakayireba nayo ni nini kuko uhise nawe ubona niba waraje mu Burayi ufite famille ubwo close uhise wumva uko byari bimeze niba waravuye mu Burayi ukaza muri Afrika ubwo uhise wumva nawe kuri tero ko bimeze mu diaspora na ATM ni pièce nziza ni umukino mwiza numva batuye mwaza panga mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukawureba ariko ni ikintu cyiza iyo nimwe muri projet zanjye noneho rero ubu uruhare n'urwa ijambo ni ryawe buriya se amaproje warangije dufite igihe gitoya ntabwo turi buyajyemo cyane kereka yenda ugiye wenimera amazina hari aho bayasanga abantu bakajya kuyashaka ariko ndibwira amaproje azaza yego ariyo yaryohera abantu kugira ngo bon projet zizaza naganiriye n'umuntu w'umuhanga arambwira ati wikomeza kuvuga projet zizaza kubera yuko isi yo kuvuga amagambo menshi yararangiye ariko genda ndazifite ndacyashakisha uburyo bwo kuzikora uko Imana ishoboza bizakunda kuko igikenewe ni ukugira ngo zikorwe kandi ziri kuri standard kuba wakora projet ugashyiramo imbaraga n'ibitekerezo ariko abantu bakayireba bakabona ari ikintu gito ntabwo ari byiza niyo mpamvu ubona zitanasohoka kenshi si uko zidahari ahubwo ni uko standard ubu ngubu dushaka kugira ngo tubahe
muzumva niba uza kureba théâtre urwego ibiriho ukareba filime urwego iriho birakenewe ngo tugere aho dukora ibyo ngibyo nibyo ndi gutekereza ndacyagundagurana nabyo ejo cyangwa ejo bundi bishobora gukunda ariko ma projet mfite filime yo narangije kuyiha n'izina na Bible ya irakoze contact z'abakinnyi location zirakoze amabije nka 73.4% amaze kubibona nakabaye narayikoze mu kwezi kwa gatatu kumwaka ushize ariko ntago byakunze ndacyafixinga amabije ishobora kujya nko mu kwa 9 cyangwa mu kwa 10 nabwo ikagorana cyane kuko izaba yajemo igihe cy'imvura mu gihe atari ko nabitekerezaga ariko bizakunda yitwa Amanda Candle in the Darkness ni story kandi cyahantu nziza mushobora kuzareba ikabaryohera umwaka utaha mfite projet yo muzingura bitse ariko ifite budget iracyari zero nta nubwo ihenze yitwa isegonda rya nyuma ni umuzingo mbitse mu rugo ugize ariko izindi zose zirahari mwanyura ku ma platform yanjye atandukanye muzajya mubireba simbizi uburyo umwe cyangwa ubundi twanavugana bamwe bafite mu ntumbero bifite muri gahunda tugatekereza tukareba icyo gukora byari byose byatangiye gusa gahunda nuko ngewe numva ko mu mbaraga nke mfite cyangwa nyinshi hari icyo nzakora Ese umujene wadukurikiye hano yamaze kumenya Norbert ko ari we digidigi yamaze kumenya aho watangiriye yamaze kumenya aho ugeze uyu munsi umuntu arebeye mu ifoto ngari sinema n'ubugeni bwo mu Rwanda umwana uri hari ufite imyaka 10-15 wiyumvamo impano yego umuntu yamugiriye inama ugendeye kuri experience yawe inama ya mbere namugira akeneye kubyibushya ibintu bitatu banza ugira ka backup niyo kaba gatoya ka skills yo mu ishuri kugira ngo ibintu ukora uzakora ibintu bifite umurongo impano irabanza ariko bisaha niri kugera ikeneye ko impano igira umurongo impano ikeneye umurongo wo kuba hari imyumvire imitekerereze ubundi bumenyi runaka ufite wakuye mu ishuri si ngombwa ngo ribe ishuri ryigisha ibi bisanzwe tujyamo ariko ukora amaformation matoya nubona na opportunity yo kujya kumva ibya sinema ujyeyo niba ari ibindi bijyanye na sinema ujyeyo uganiza abantu b'abahanga ariko uyaranje wigururimi kuko dufite miliyoni 10 na zingahe z'abanyarwanda ntabwo baduhagije kandi kugira ngo ukore ikintu kiboosting gikure kigire kure wakagombye kubasha kuzumvikana n'umuntu muzadiringa agiye kugwa akazi wakabaye kuba ubasha kuzakora ibyo bintu bikarenga imbibi z'u Rwanda bikagera kure kugira ngo aho byakuze bagushake opportunities zirahari mujye mu ishuri mugerageze mu byige si no kuvuga ngo kubyiga gusa ganiza abantu babikora mu bikore mu buryo bw'umwuga ikindi ntuzavuge ngo nibwo ngitangira oya twese nta muntu watangire ku bintu bikaze fata 2-3 mukore squad kore team muhere ku kantu gatoya mugasharinga abandi bagende bakareba ikintu cyiza byanze bikunze kigera kure icya gatatu rero wamujenewe rwose gira discipline irinde ibiyobyabwenge irinde kujya mu businzi irinde kujya mu ngeso mbi zishobora kuguteza ibyaha cyangwa kugushora mu bibazo ibyo ari byo byose byatuma umurongo ufite uwica kuko iyo uri umu-artiste ugatakaza ukwezi iminsi ibyumweru uri umu-artiste bisubira inyuma kandi isaha nibijya kongera kwifata biragora hari ibintu bitatu utakaza icyizere muri societe utakaza nawe ubwawe icyizere wowe ubwawe kandi aho isi igeze iragusiga ubwo rero tugume mu bunyangamugayo tugume mu bupfura tugume mu kubana neza tugume mu gushakisha mu kongera kwiga guhura hagati yacu tugakora kandi dutekereza guhera kuri bito bigenda bikura dukore binini yego bigaragara ko byahereye kuri gito ariko noneho dufite intumbero ngari so nkawe wize amashuri asanzwe ntago wize théâtre ntago wize cinema ariko uyu munsi navuga ngo uri mu ba legend mu Rwanda bakora uyu mwuga
wowe ubona gukora sinema muri 2026 Yego. bitandukanye n'uwayikoze mu myaka muri za 80. Ubu uyu munsi hariho za YouTube, hariho amakamera hirya no hino, yewe na telefone zirabikora. Hariho intelligence artificielle, uyu munsi ushobora kujya kuri ChatGPT ukayibwira ikagukorera script. Yego. Nkawe passage yawe yo kuva muri wa muri musanzwe kugira ngo ujye kuri guhinduka umu artiste, n'ubundi turacyari muri ya cadre yo kugira inama abajene kugira ngo uyu mujene ejo azabigemo ntibimusige. Yego. Ese umuntu yamugira inama yo kwiga ibintu runaka, cyangwa se wamugira inama yo kwiga ibyo ahisemo ibyo ari byo byose, agafungura mind, yarangiza mu gikari iwabo mu rugo akagira ukuntu yihinga ufite we kwinjira muri sinema uyu munsi, kwinjira muri théâtre, kwinjira muri one man show, biri buze gusaba iki kuri ya mujene ufite imyaka 15? Moshe, komeza inzira watangiye, ahubwo utangira utekereza uburyo bwo gusesekamo ubuhanzi. Cyaba ari ikibazo gikomeye cyane waramutse urimo kwiga wenda ngo tuvuge medicine, ugakora ikosa ryo kubihagarika ngo kugira ngo ujye muri sinema. No, ushobora kuba umudokiteri wize medicine ukora sinema. Ushobora kuba umukwaferi mwiza ukora sinema, ugakora amakontenti ajyanye n'amasalon de coiffure. Kubera iki? Uzaba ukora ibintu uzi, wumva. Nabivuze, impano ni kimwe n'ubumenyi ni ikindi. Ni ibintu bibiri rwose byuzuzanya, ariko udashobora kwicara ngo wumve ko bisa. Rero banza usetinge ibyo ufite, wiha umwanya, wijya kuri pressure guhita uvuga ngo digidi ngo arese mubona ngo warapostinze ngo papa sava afite ababone miliyoni bla 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 bla, kumva ko no. Wijya kuri gitutu, tegura projet yawe witonze, ubanza ufata umurongo w'ubuzima, wiha umwanya, urebe standards z'ibintu bikenewe, ubikore mu buryo burambye, urebe abantu utagetinze, urebe igihe uzabibahera. Hari filime zitangira ukumva imaze imyaka 5 itegurwa, ariko umuntu ubyuka mu gitondo akagira ide agahita akora, si mubi. Ariko banza urebe uti ibintu ngiye gukora ntabwo mputiyeho ku buryo bishobora no kuzanca intege, kuko uhura n'ikibazo gikomeye iyo wirukanse muri ibi bintu, urabikora ukabona ntibikunze, ugahita ucika intege kubera yuko babiteguye nabi. Tuza utangira utekereze, kandi ikindi wiga gukora no mu gukorana. Iyo ushaka gukora wenyine ntibikunda, umuntu ukora wenyine ni umukire, kuko abakeneye abakena akoresha. Ariko umuntu ukishakisha akeneye abandi bangana nawe cyangwa bamurusha ubushobozi, akabajoyininga, akababyaza umusaruro. Donc iyo weretse umukire ko umukorera cyane, nawe urushaho kukubyaza umusaruro mu nyungu ze, bien sûr. Rero tuza nijya ku gitutu cyo kuvuga ngo uyu munsi bite sohora filme, bite nkora gutya. Rebera ku bandi batambutse, muzumva amafilme manini. Hari filme iri Cannes, iyo filme abafite amateka yayo imaze igihe itegurwa, ariko iyo hatabaho kwihangana bagacika intege, baba baragiye mu bindi. Iyo version ya mbere y'umunyarwanda igiye muri competition, iranatsinda. Bivuge ngo buriya abandi bicare bamuganize, bamushake experience, abasharinga amakuru. Ishyamba ni rigari, buri wese ahige, noneho n'abandi baze bafatiraho. Ariko ikintu we yivugiye, narabibonye muri interview ye, yaravuze ati jewe naricaye ndeba ikintu kizadufasha, kigasana imitima, kikatwubaka, kikatugirira akamaro, kikagira aho kituvana kitugeza. Rero yafashe umwanya uhagije, arategura, ashaka abantu bashoboye, bashobotse, bakorana n'ibintu bigenda neza. Natwe cyangwa nawe niba ubitekereza, wijya ku gitutu rwose, wireba ngo uyu munsi ndare nkoze filme, wivuga ngo yangu iminsi yansize yaragusiga pa raporo yiheze, watinza ejo amasaziro hawe. Ariko ntago wahabuza kugera. Tutuze. None ubu watugira inama yo gukorera filime mu Rwanda cyangwa kwikorera hano i Burayi? Kuko urabona uwe mu Rwanda uzi ukuntu abakteri kubabona byoroshye cyangwa bigoye, uzi ukuntu kubona location byoroshye cyangwa bigoye. We ukurikije amakuru wagize hano i Burayi, nuko usanzwe ubizi mu Rwanda, ubona aho byoroshye ku muntu ugitangira, kavuga ati ngiye gukora filime, niyo nta mafaranga ampereza nonaha, ejo nzayitambutse muri festival yemerwe, ubona aho byacamo kurusha ahandi ari? Akabanga rero mwamenya kwanza ngo irya mukuru ijya kurisha ihera ku rugo.
mu Rwanda hari opportunité nyinshi kurusha aha. Impamvu haracyari ibintu by'umwimerere, haracyari abantu bafite ibintu bidasanzwe, haracyari ubwiza, haracyari amateka, haracyari story, haracyari iki. Guhera mu Rwanda ntacyo bitwaye, byanaba na byiza ufasha u Rwanda ukanaruvanga na hano, byose bitwaye iki. Nese twagiye turi amafilime menshi itangira umuntu akinira akajya birashoboka. None n'ikindi kintu kinashoboka cyane, sinema mu Rwanda ntabwo ihenze nka hano, kuko haracyari money power iri pratique, iri negotiable. Birashoboka ko ushobora kwicara ugafata nk'umujene ubusanzwe ukora amatara, ukora kamera, ukora iki, ibiciro utekereza mu buryo bwo kumuhemba birashoboka. Uburyo ushobora kubona abantu 50 cyangwa 100 muri filime birashoboka. Uburyo ushobora kubona location runaka ukagenda ukaka icyangombwa, ndashaka gushutingira aha nkakora gutya, birashoboka. Uburyo ushobora kwicara ukavuga uti mu mibi birashoboka. Rero mu Rwanda ntekereza ko ari true nini kurusha hano n'Rwanda ntazi, ariko nagengana n'abantu baha. Rero ntabwo ngenda nagize ngo hamaze nk'imyaka 10. No, ni kwa kundi Imana ikwihera. Rero ntekereza yuko umuntu ushaka gukora projet nini kandi ifite umwimerere, irambye, ifite uburyohe, ifite ikintu kidasanzwe, yagahereye mu Rwanda. Kuko hita ubifatira urugero, buri wese anafata anavuke iwabo mu cyaro. Twahitaga mu cyaro. Wese anubwira umuntu uti fotorera ahantu unywera agacupa iyo nkwerereje amahera 5. Umuntu twakuranye ni umuproducer, uranamuzi dayeri, nta muntu utamuzi mu Rwanda. Niwe muntu wazamuye umuziki cyane, wabaye producer ba King James, ba Tom Cruise, Pastor P. Pastor P ejo bundi se ntiyarari za nkombo yagiye gukora album yigize. Uzi ikintu agiye gukora ku itariki 9 z'ukwa munani? Ino hoya ku isi hose, ariko agikoreye hariya ku itariki 9 z'ukwa munani ni umunsi wa anniversary. Aza releasinga album ye. Nyiri album ye ofite azatwumvisha ku njyana yahimbye yisi ndanga. Indanga. Kuvuga indanga jewe. Indanga. Numvise nabonye ejo bundi ari muri studio ari gukora ibya bintu biri mu bisheki. Abari kugira babyina uko voilà. Icyo nanibivugiye, narivuze nti mera nkaho usubiye inyuma gato, umere nkaho wongeye kureba mu rugo. Uhita ureba twatwira tunyuramo two. Nanjye impamvu nari urwo rugero rwa Pastor P nuko twiga muri secondaire turi abapeti, ari nk'iyo president yazaga icyangugu. Yego, kuko ariho twize. Yego, twajyaga kudefira. Yego, twajya kudefira hakaza bari abatipe bo ku nkombo. Noneho tukajya tubabona bakubita isifure yabo banigira. Yego, Pastor P amaze kubona abantu bari kwivanga muri afrobeat, bari kwivanga mu mapiano n'iki, aravuga ati ngewe amapiano yanyu, afrobeat zanyu mwe muzijyanye ku mugikari. Public urayirabuye. Ku itariki 9 z'ukwa munani. Nukuvuga ngo rero nicyo nayivuze, buri muntu namere nk'usubiza gato image yiwabo, areba ukuntu hasa, areba filime manini akaze ukuntu ameze, narangiza rero ko atari diro. Wese nubireba nawe nyamara digidigi sarongera medite gato yureba. Ni diro. Nuvuga ngo mu Rwanda hararyoshye, harashoboka, harakinika. Wana kwambuka umupaka ukongera ukajya hirya yaho gato. Yaba iburyo umuso cyangwa he, haba hepfo haba haruguru, umwartiste ntabirenze. Nese ubwo hari ikintu atababwiye uyu musaza ra ubu ndabanoshe. Bon, antwangiye ibyo nari kumubaza nshati nababwira ko mbisoreje aha, ahubwo noneho mwebwe mubaza ibyo mushaka muri commentaire, ariko ni mu ndambira ngenda mwibariza n'ibindi. Nkomeze nkwibariza se cyangwa tutegereze batubaze? Biraterwa nuko bisetinze icyo bashaka, ariko jewe ndahari ibitekerezo byanjye nabibasharinze, nta gusubiza ikibazo. Ndamutse mfite igisubizo gishoboye nta kibazo kabisa, bakomeza tubaze nawe baduha ibitekerezo, batubwira ibindi birenzeho tukomeze ahubwo reka mbabaze, ese nk'ubu ngubu ngewe na digidigi mwatugirira inama yo gukina iyihe filime? Ngewe mwangira inama yo gukina Herore, digidigi agakina ayareba dukiriye nk'ibyana bikurikirana. Wowe ukunda abakobwa cyane ahubwo n'ibiryo aho n'ibiryo ibiryo byihore byose birakora. Wowe ugakina Karore ukunda nk'abakobwa, ngewe ntabakunda. Uri umupasiteri? Oya, ndi dore mu maso ndi nk'umwana w'Imana.
noneho bikagenda gute rero noneho nkajya nza nkakugira inama ngo ngo biriya bintu bishoyemo ntabwo ari byo jya ukizwa nanjye nkakubwira ati reka biriya bintu biryoha kurusha utunyunyusi yego ni ubunyunyusi ureka na nyirisi igira imbuto nureba ko mfite imyaka 40 ejo bundi nzaba ndi gutitira ifa kurya isi umuntu agifite amenyo nkoresha igihe cyanjye nkiri muto ako gafilime tugakine se tuzagakine dushobora n'amakuru tukamuha role ibintu ariko niba byishoramo bamenye yuko bagomba no gufinansa proje none se wa mugani ahubwo atumye mbona akabazo mu by'ukuri nk'umuntu ashaka gukora agafilime gaciriritse yego kavuga iya true life utagiye mu bintu byo gukabya filime itarengeje isaha imwe umuntu ashaka kuyibudgeta nko ku mayira ngahe amanyarwanda ngahe tuvuge ufite nka tournage itazarenza ukwezi reka tubare ufite abafigira batarenze yenda se nk'ahantu hari crowd ya danger ntugeza kuri 50 abafigira 50 kandi ufite nka tournage y'iminsi 20 wakoreye nko muri interieur cyangwa ahandi hantu bon si budget nini cyane nkurikije ukuntu amafaranga hano avunja par rapport y'iwacu ariko ni budget umuntu yafata iminota nk'ibiri cyangwa 3 yo gutekerezaho cyangwa uzabitubwira muri commentaire nawe tuzabigana muri commentaire kuko bibemerere ndi kubibabariza uzacunga commentaire ya Digidigi tuzabigana muri commentaire noneho tubiganira ariko ibene iyo film irashoboka bene iyo film irashoboka nk'umuntu ukora akazi aka kazi gasanzwe yabasha kuproduce ikintu twahise tubivuga kinakumara ubwoba wowe ushobora kuba ufite uyu mushinga uyu munsi ukazawukora mu kwa 6 mu kwa 7 mu kwa 8 pressure ni iki ahubwo ikintu gihari ukavuga uti ngiye gukora uruntu runini nese ko umuntu azigamira umwana akavuga ngo nzajya muri vacances ahantu mu kwa kanga projet irashoboka ahubwo abaterankunga bawe nibete ko bayoboka uyu muyoboro no ahubwo mu kwa 3 uvuze tuje gukina ball ahubwo mu kwa 3 twakaje tuzanye wenda na projet ahubwo tubereka ngo dore byakozwe ngibi nyine hari ball tuzatangira numara kugera Kigali yego ariko none mu kwa 3 nuza dukina indi tuze ya role ya cyagihungu gikunda abakobwa uri kubwiriza birashoboka no bushake gusa nta kindi bisaba mutima birashoboka kwa nose dusa nabari kwegereza umusozo ubundi iyo uri Kigali uburi kumwe nabande musangira nabande muganira ibiki ngewe ndi Kigali rero ntago njya ngora ubuzima mu gitondo iyo mbyutse soma umurongo umwe wo muri Bibiliya ariko ntago njya gifata mu mutwe nani gute udafata umurongo wo muri Bibiliya mu mutwe ugafata script bakwanditse ubakwa n'umurongo wo muri Bibiliya kuruta kufata mu mutwe kuko abantu bafata imirongo muri Bibiliya cyane usanga bari mekanike ugasanga baragenda ku principe ahubwo atumva ibintu arimo narangiza nkajya ku kazi gasanzwe kanjye ka buri munsi ku mugoroba nkitrasiriza naba nizamukira n'amaguru cyangwa naba ndi ku gapikipiki ntashye nkitahira sinkunda kureba umupira kuko gufata iminota 90 isaha imwe n'igice ni ikibazo ariko upfa n'abakinnyi hari igihe ndeba nk'ahantu nicaye nk'ahantu ndi kunywa ji nk'ubu iri joro ntiwaryamye naryamye ntabwo ari bye match nayumvise nkajya nyuzamo nkaraba amahari IT nkagira gute tumaze gutsinda birumvikana message ku bantu 2 cyangwa 3 byakoretse twabikoze pa bikabiragize rero ngiye nkunze gufata umwanya wanjye cyane mu masale de spectacle ahantu bakora ibintu bijyanye na reading ahantu bijyanye ama expose y'ibitabo ahantu bakora ama expose habara amadeba mu buryo umwe cyangwa ubundi nkunda kureba handball cyane ariko ntago nyikina basi nibyo ngibyo no kwiganira n'abavandimwe umuntu ashaka service za Norbert za consultancy akubona ati bon ansanga normalement mfite company yitwa Isa Art Media Consult Isa y'uburyohe rero platform zanjye ushobora kunsanga kuri digidigi_Rwanda RW kuri Instagram ni Papa Digital kuri Papa Digital official kuri TikTok mfite nimero nkoresha muri gahunda za service plus 250 78 8 35 28 55 izo zirakora nanayikoresha kuri WhatsApp muri gahunda zitandukanye z'akazi
umuntu ushaka aho ngaho arambona rwose, cyangwa ufite inshuti runaka muziranye wambona. kangira ngo n'ubundi mu gukuza ibikorwa urimo unasatira na feed ya communication ku buryo umuntu aguhamagaye kuri ya nimero akeneye ko mukorera service za communication, akeneye publicité, kwiyo nimero niho n'ubundi yakubona. Yego iyo nimero arambona, arantextinga kuri WhatsApp agahita mbona, et puis tugahita duhana amakuru, noneho tukabyubishya neza ibitekerezo, tukaganira ibintu bikagenda neza. yewe digidigi we niko ntawarubara ubu uragiye kweli? Oya ntabwo ngiye, rega hari akantu sinyizi niba rimwe mu bikora cyangwa ari twe, ikintu bita imitima ibiri hamwe. Ngiye nshobora gutandukana nawe mu buryo bw'umubiri, ariko mu bishatse imitima ikomeza kuba hamwe. Mbese nta umuntu wategereje undi myaka 40 onuwa nako ni amajoro 40 amanywa n'ijoro. Ntabwo ari ngewe ahubwo mbwira mani, kera tubyiruka abantu bajyaga bazi Burayi ari nk'abakinnyi baje gukina futu bagatakara munsi y'ipine y'indege, baza gukina teatire bagatakara. Kuki mwebwe mutagitakara? Nta kindi, ni ikintu cyo kujyana n'igihe, nakongera ngo abo kareba bakumva tujyane n'igihe. Niba ufite telefone ya smart, banza umenye impamvu kwanza uyiguze. Nyiguze ni ngo nyikoresha iki? Kugira ngo njye kuri YouTube, Instagram, no, menya gukoresha Google Map, umenye kohereza ifoto, video, ukore research. Nk'umuntu wari ngiye waza nko kukureba kwa rubangura ukumva arakubajije ngo uri hehe, fata uwo muntu umwohereza ahantu uri, location ya aze ahagusange. Mbwira umuntu uti ndashaka kugura akantu kameze gutya na gutya, hita ufata kuri internet ureba amafaranga akagura, ukamwoherereze uzi n'amafaranga akagura, ntago azakubeshya. Niba ushaka gutanga amakuru runaka ku bantu 10 icyarimwe, paka ngo ndateze ngo mvuye hango ndagiye ngo niriwe nzenguruka mu ngo z'abantu nk'ubu hano, narabibonye hariya Nantes. Nta muntu ubyuka ajya mu ngo z'abandi byane ngo umuntu ngo avuye Kimironko wagiye kuri umuntu Kimisagara ngo avuye hagiye aha. Bahura bari mu nyungu, bahura bari muri projet. Ibi bindi rwose byo gutumwanya ni ibintu bishaje. Donc u Rwanda uyu munsi ruri kuri standard irenze i Buraya, ku buryo umuntu uri mu Rwanda ufite icyo akora nta mpamvu yo kuza i Buraya ngo buri wese na departement arimo. Reka ngiye nkubwire, ku rundi ruhande hari ibintu byinshi wenda tukiri gusetinga, tukiri kubaka, ariko reka nkubwire nk'u Rwanda hano rugeze, umuntu uri Gisenyi mu mujyi ntabwo akeneye kuza i Kigali. Duhe komantere batubwire. No, mutubwire. Umuntu uri Kabuga ntabwo akeneye kujya Nyabugogo. Umva arimo aranyifatira kubera imyaka irenze 6 ndaherukayo. Njyewe reka nkwereke, umuntu uri ku Ruyenzi ntabwo akeneye kuza Nyabugogo. Umuntu uri Karuruma ntakeneye kuza mu mujyi. Noneho reka nkwereke, tubihindure diru yoroshye. Yego, sibyo? Hano hari abatipe benshi bari muri diaspora. Yego, hari abana bahavukiye bashaka kuza mu Rwanda. Yego, bavukiye muri diaspora bashaka gutaha mu Rwanda. Yego, hari n'abapeti bakuriye inangaha bashaka gukora amadini. Bibaza ngo bikora bite? Bikora gute? Noneho akababona abandi bapeti bakora ibintu akumva yifuza kujya en contact nabo. Yego, ni iki kintu wabizeza? Ni iki kintu wabamarira abantu bashaka kugira connection? Ese meme kugira unagisubize neza, kuko uwo uri muri cinema, uri mwiyo art, uri mwiyo environnement muri rusange. Ubundi umuntu nk'abantu bari muri diaspora, ninde muntu bakwisangaho mu Rwanda bashaka kugira imishinga bahakora? Tanga pasi, uvuga ngo ninde muntu bakwisangaho? Kwanza hari ambasade iri hano. Ukigera kuri ambasade, uko byagenda kose harimo departement ya art. Uko byagenda kose muri departement ya art rero ukihagera, bibaye ngombwa kudashaka guhita unyura mu bantu ukuntu kwaje, bazakwa service. Ndabizi kuko tunaza twazanye n'abayobozi batandukanye bari Nantes, kandi hano byanze bikunze bagiye kubasupportinga, natwe harabaje kudusupportinga. Diri rero kuniteye, tuvuge ko wenda bikunyuzeho, umuntu araguhamagaye ugahita umamagara, ejo nzaguza na runaka cyangwa se runaka, bibaye ngombwa direct ngiye mugezeho mvuye kuri DJ Afro Swing, amaye contact zawe, nyene iki kintu man ni automatique, nabirenze nabyo kuvuga ngo urumva ngo nzabona network ejo internet ture man none iri kuguruka
irumva turi gukoresha ayandi y'abanyangora wabyumvishe yanyongorera ariko ikibazo utu dustafu twanjye nta banga tugira bagushona dufite internet iri kunyaruka oya nakanyahu ni kera umunyamurenge yagiye mu mwuka byo kwa uploading ugenda byo kwa uploading projet ngo ngiye ngo kwa uploading ngo kuriya gute are bisu wayice ngo tushurike ikintu urumva icyo nashatse kuvuga ntabwo bazambura ushaka azambona natanze contact z'akazi yari noneho bazagukontakte tuganire ari amakuru bakeneye nta nubwo bikiri ngombwa kuvuga ngo nje mu Rwanda ushobora kuba wicara uri gukora umuziki mu Rwanda bakagukorera conception ya musique bakakohereza projet ushobora kohereza projet mu Rwanda tukaeditinga ibintu byiza birahari turi kubikora ibintu biri kwemera si ukwikina rwose wenda mushobora kuba ari uko mufite umwanya muke wo kureba ibintu byo mu Rwanda ariko mu Rwanda biri gukoreka pe. So ladies and gentlemen reka mbabwire mu mpere amashyi Norbert ndabizi birabagoye mwinshi no mu mpera amashyi digidigi ko Norbert yabaye undi yo abandi mwasagiye kanza kagenda. So by the way digidigi nguyu arahari ku bantu mufite imishinga cyane cyane ijyanye na audiovisuel ijyanye na art ijyanye na théâtre ibyo byose bijyana n'ubugeni nguyu Norbert arahari yabahaye contact ze kandi niba udashaka no kumunyuraho direct nyuraho direct ngewe mfite coordonnées ze direct nge enfin izo yabahaye ni coordonnées za digidigi zikaba zinahuye na coordonnées za boss wa entreprise yababwiye ariko ngewe kuko ngewe ntabwo ndi mwebwe ngewe mfite na nimero za Norbert nshaka kumamagara en direct nka Norbert donc niba uri kubona digidigi ari gutinda kugusubiza mpamagara hamagarire Norbert ikibazo gikemuke muri ako kanya mu kivandimwe sibyo mu kivandimwe ntiwifate ntugire ubwoba cyane cyane mwebwe b'abajene b'abahanzi nkuko yabivuze ushobora gufata amahoshe hano inahangaha ukayohereza mu Rwanda hari abana baeditinga badahenze cyane byensire ntabwo bakorera ubuntu ariko nk'ubu dufite cyitwa Isa Art Creation ofete company yitwa Isa Art Media Consult ifite Isa Art Creation izagira na Isa Art Complex n'izindi zigenda zizamo rero umuntu uri muri departement iyo ngiyo atuvugishe no kuri kandi ngiye ntanabishoboye zakurangira undi muntu bigufasha umva ibi bintu twishyizemo twembi murumva biri buze kutworohera icyo nzi cyo arashoboye kandi namwe mwebwe tubana murabizi ko ndashoboye noneho ni imbaraga zihuje. So niba ufite umushinga rero ushaka ntabwo biri ngombwa ngo ufate Rwanda Air ujye kuwukora i Kigali arahari tugiriye icyizere tuganire dukore wowe contacta digidigi mukore gahunda ahubwo noneho uzamanuke mwabukinze stade Amahoro turi kwataka amaredi mugiye gukora avant premier dukubita amaredi carpet ibindi byose bura ndaharwaye hari ahantu nyira tribune y'ikibahiro biri kwemera kandi tuzahagarara ikote riracyakubera musore icyo bita bagusi bazatwabika noneho yayandi nk'aya maframasoni ameze yo mu migwegwe yo tugarura rumuri akoze mu bibambano birandenze. So ubwo se reka nkwereke ugiye gufata indege mu kanya yego Imana ikurindire mu rugendo irinde mwe mwakoze mukaduhamagara kandi icyo mpamya cyo ejo ubu turi kuwa kane ejo kuwa gatanu ku mugoroba uzaba uri kumanuka mu ndege n'iki kiganiro kiri kumanuka kuri YouTube rwose musangiza abandi aya makuru mukore subscribe ntacyo bitwaye ubundi muduhe ibitekerezo byanyu dukomeze tugendane bikomeze bize n'undi uzaza bityo ibintu birushaho kugenda neza ndabategereje karibu cyane ndahari cyane. Digidi utarasoza ari igihe umuntu aganira akibagirwa akantu k'ingenzi cyangwa se niyo kaba katari akingenzi ariko akantu kagiye icyo gahindura mu buzima bw'abandi kandi njyewe buriya personnellement nkunda kuyobora barumuna banje nkunda kubaha icyerekezo kubereka aho bibera niba hari akantu tutaganiriyeho hari aka message personnel umva wahereza abadukurikiye muri rusange abanyarwanda muri rusange cyangwa urubyiruko muri rusange ko ngenda reka nyitware mu byiciro bitatu. Message ya mbere areba abantu bakuru byanze bikunze abantu mwasize mu rugo barabakumbuye
muzaze mubasure, telefone irabikora niki, ariko mu rugo ni mu rugo. Karibu pe, muzaze, turabakumbuye kandi turabakunda, mukomeze mugumane natwe yaba ku mutima, ariko mutekereze ko byinshi byiza amasaziro byanze bikunze yakagombye kuba iwacu. Abajene rero kuraje, dushyire hamwe, dukorane nk'ikipe, tuzi ibitekerezo, umuco wacu tusigasire, tugerageze byibuze tugaragaze yuko nyine duhari, dukora amaproje cyane, twibande cyane ku maproje y'iwacu, nubwo bwose isa ari nini, ariko n'iwacu hari ama-opportunité, muhashore bizemera. Ubwo rero abafana ndabashimiye kuba mwafashe umwanya mukatureba, mukore subscribe kuri iyi channel, rwose nabibasabye mwongere, ntacyo bitwaye, kandi mukomeze gushyigikira proje zacu, muduhe ibitekerezo, mukomeze rero mugubwe neza, Imana iduhana umugisha, nicyo nababwira, ndabashimiye. Didi urakoze. Bon, yewe nibagiye kukubwira icyo uruhimbira isobanuye, ariko nzabikubwira kuri telefone. Bariya barabizi, narabibasobanuriye mu mavideo atandukanye. Arakantu nibagiye kubaza, unkundire nubwo twari twashoje, ariko unkundira ako kantu. Hari ikibazo kijya kigora abajene bari nahangaha mu kwiransa amaproje. Yajya kwiransa proje akavuga ati reka nyikore mu gifaransa niho ibonwa n'abantu benshi. Aha ati nyikora mu kinyarwanda biragira hehe. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu afite ubwoba ko mu kinyarwanda bidashobora kumutunga. Isi umuntu ari capable gukora proje mu kinyarwanda, ntirengagije ko ni théâtre uvuye gukina mu kinyarwanda bien sûr. Isi ntabwo mu buryo bw'ubuhanzi imeze nk'inzu isize irangi. Oya, ubuhanzi ni ubuhanzi, ni umwimerere. Twakinnye théâtre mu kinyarwanda, yaba vinyo yaba hariya, filime yagiye muri festival yari iri mu kinyarwanda. Twakuze tujya guhengereza filime ziri mu Gihinde tuzireba mu kinyarwanda, tureba filime za Barambo ziri mu Cyongereza kandi turi mu Rwanda. Kora content yawe mu kinyarwanda, abahanga bayishyire mu Cyongereza, abandi bayidabinge mu Gifaransa, bayidabinge mu rurimi rwarwo rwose rw'igihugu urimo. Icyangombwa ni ukugira icyo bita identity. Nugira identity, ibindi byose bizakunda rwose. Mukora ama content y'ikinyarwanda zicuruza. Dusoreje ku iki kintu cya identity, mu kwa gatatu tuzakikomerezaho. Ndagushimiye. No, mumfashe dushimire Digidigi. Twari bukomeze ariko igihe kiratujyanye. Murakoze kuba mwadukurikiye. Digidi, ndagushimiye. Tubaseze. Bye. Ku mutima cyane. Reka mubahoberere. Ngo ababegereye mubahobere. Amahoro. Nukuri. Nukura na pasiteri wagiye gusenga. Yego. Uzamusabira umugisha. Nukuri azaga umugisha cyane ko ejo bundi Cardinal Kambana Antoine nyiricyubahiro yampaye umugisha muri Sainte Famille. Ku isabato ntuzanyibagirwe. Nanjye ku ifunguro ryera sinzatangwa. Guys, bye bye. Bye. Uhoraho we uri mwiza. 1, 2, oh. Nyangaza we Mwami arumuzima kubita kuzi tunari. Tugiye kumezera turebe ku buryo nakuramo kino hano ngashyiramo computer ipeza combien. Computer ni semiye kwitwara mu ntoki ko musa ntago bari twereke ngo ni biki. Bakanda igafunguka. Urumva kugira ngo ufungure Tesla ukanda hano igahita ifunguka. Siko bigenda kabisa. Ugahita ujyamo. Kaburingiye bakabamwita Digidi. Iyo ugezemwo uyita ucyatsa utiri ujya kure.